Nshuti za Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Tugiye kuganira uyu munsi kuri sheni yacu, sheni yanyu Haleluya Amina TV, sheni yiyemeje kuzajya ibagezaho ibiganiro by'iyobokamana, ikabagezaho amakuru ku iyobokamana, ndetse ikabagezaho n'ibiganiro byateza umuntu wese imbere. Ndabashuhuje mwese mwese mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu birindwi ushobora gukora, amakosa arindwi ushobora gukora akakwangiriza bizinesi uba umaze igihe wubaka, bizinesi umaze igihe ugerageza kugira ibyo wigomwa kugira ngo urebe ko watera imbere, mu kanya gato ugasanga ihise isenyuka. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu birindwi byatuma, amakosa arindwi bizinesi yawe wakwirinda kugira ngo itabasha guhomba cyangwa se itabasha kwangirika, bizinesi igutunga, bizinesi wishyurira umwana, igufasha kwishyurira umwana ishuri, bizinesi igufasha kurya, bizinesi igufasha kubana n'abantu neza, nyamara warangara gato ugakora amakosa tugiye kubabwira mu kanya, ugasanga ubonye igihombo kigutunguye, ugasanga umutungo wawe barawuteje cyamunara, ugasanga umwana bamwirukanye mu ishuri kubera aya makosa uba wakoze, ashobora gutura mu gihombo. Tugiye kurebera hamwe rero ayo makosa uko ari arindwi, amakosa wakwirinda bizinesi yawe ikabasha kugenda neza. Nk'uko bisanzwe rero, reka tubanze dusenge Imana kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Njye mugiye kubana namwe, njyewe ugiye kubana namwe, ugiye kuganira namwe, ni mwene so muri Kristo Yesu, Hitimana Dismas. Mana turagushimye, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko waduhaye agakiza, tugushimiye ko wagiye ku musaraba ukaducungura, ukabambwa twese tukabamburwa, wagize neza. Kubw'ibyo rero watanze n'impano zitandukanye, niyo mpamvu dusabiye umugisha abantu bose bagiye kudukurikirana, kandi dusabiye umugisha abantu bose bafite bizinesi kugira ngo ukomeze kuzibayoborera, ukomeze kuzibacungira. Niko dusengeye n'abatarazigira kugira ngo ubungure ubwenge kandi ubahe umugisha mu byo bakora. Urakoze cyane kubyumvishe, ngaho iki kiganiro giha umugisha, iki kiganiro banamo natwe, ikiganiro gira buri wese ugiye kugikurikirana inama, buri wese mwubakire ubuzima. Tubisabye twizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo no tubisenze, amen. Nshuti bakunzi rero ba Haleluya Amina TV, birashoboka ko utubonye ari ubwa mbere, ndagusabye kugira ngo ubanze ukore subscribe kugira ngo uko tuzaga dushyiraho ikiganiro ujye uhita ukibona mu ba mbere. Ushobora kuba kandi ari bwo ugitangira bizinesi, cyangwa se ushobora kuba uyimaranye igihe. Aha ni umwanya wawe gukurikira ikiganiro, kandi ni umwanya wawe no kugisangiza n'abandi, ukora sheya ndetse utanga na komenti, ukora na like. Icya mbere rero, ikosa rya mbere ushobora gukora muri bizinesi yawe ikaba yakwangirika, irya mbere ni kugira ubute muri bizinesi, cyangwa se kwiganyira, cyangwa se mbese kugira ubunebwe. Iyo ukora bizinesi bisaba ngo uhore witeguye gukora isaha n'isaha, uhore witeguye uri kuri bizinesi yawe kugira ngo ugushaka wese akubone. Ariko iyo utangiye kwiganyira, nta bantu ndi kubona, ndananiwe, icyo gihe bizinesi iba yakunaniye. Ibyo bintu bishobora kuguteza igihombo, kuko ntago umukiriya wawe uba uzi igihe ari buzire. Ikosa rya kabiri, muri bizinesi ushobora gukora, ni
gukoresha icyenewabo muri bizinesi. Iyo uzanye icyenewabo muri bizinesi, ntibigire gahunda, bizinesi yawe ntibifite gahunda, umuntu wese ngo ni uko ari mwene wanyu akaza yikorera muri bizinesi, akaza yigira muri bizinesi yawe, ukebuka gato wamaze kwinjira mu gihombo, kubera ko uwo mwene wanyu cyangwa se ashobora kuza akajya yikoreramo, akajya igishoro cyawe akigabanyaho utabizi. Ntabwo bibujijwe ko mwene wanyu yakora muri bizinesi yawe, ariko ukwiriye no kuba ufite uburyo ugenzura umutungo wawe, ukaba ufite umugenzuzi ushinzwe gukurikirana iyo gahunda. Ikosa rya gatatu muri bizinesi ushobora gukora ugahomba, ni ugukoresha ikimenyane. Gukoresha ikimenyane. Ubundi muri bizinesi umuntu wese aba ari umukiriya wawe. Umuntu wese. Ntabwo rero ugomba kuvuga ngo nzakorana bizinesi n'abariya tuziranye, nzakorana na bizinesi bariya dusengana, nzakorana bizinesi na bariya dusangira gusa. Oya, muri bizinesi ntago hagomba kubamo ikimenyane. Umuntu wese uje imbere yawe aba ari umukiriya wawe. Ikosa rya kane ushobora gukora bizinesi yawe igapfa, gusinda. Bizinesi yawe iyo uyishyizemo ubusinzi, ukayivanga n'ubusinzi, bukebuka yasenyutse, bukebuka yapfuye, kuko bigutwara umutungo mwinshi, wangiza, usesagura, wibagirwa abo wahaye ibintu, wibagirwa abo wahaye ideni, bigatuma ugira igihombo gikabije, ku buryo mu kanya gato wajya gukebuka bizinesi yawe wayifunze yapfuye. Ikindi kintu, ikosa rya gatanu ushobora kwirinda, ni ukugira agakungu. Agakungu nako gashobora gutuma bizinesi yawe ipfa, kuko agakungu gatera uburangare, agakungu gatuma utaboneka mu kazi kawe, agakungu kakwicira igihe, bigatuma rero udakora bizinesi yawe neza, ugahuriramo n'igihombo, bikaba byatuma ubasha kugenda uhomba, bikarangiza wakinze. Irindi kosa rya gatandatu, ni ugusesagura. Gusesagura umutungo wawe washyize muri bizinesi. Gusesagura umutungo wawe, kuwupfusha ubusa mu bintu bitari ngombwa. Ugategura ingendo zidasanzwe, ingendo nyinshi zigusaba gukoresha se ibinyabiziga, ibi byose ni ibiba bigutwara amafaranga. Gusesagura, ukangiza, ukarya ibidakwiriye. Bibutse ko akenshi mba ndimo ndaganira n'abantu benda gutangira bizinesi, cyangwa se bizinesi zabo zitari zakomera. Uba ukwiriye kwitondera gusesagura, ukamenya uko ukwiriye gukoresha umutungo wawe, ukamenya ibikwiriye n'ibyo udakwiriye gukora, ukigenzura, ukamenya ibyo ukwiriye gutanga n'ibyo udakwiriye gutanga. Icya karindwi gishobora kukwicira bizinesi yawe, ikaba yazimangatana, ikaba yahomba, ikaba yafungwa, ni ukwica gahunda za leta. Udasorera igihe, utagira isuku. Burya leta ikunda isuku, leta ikunda umusoro wa leta aba ari ngombwa, ariko iyo utabikoze ubasha guhura n'igihombo, ukaba wafungirwa bizinesi yawe, ugasanga itaye agaciro. Nshuti rero mwari mudukurikiranye, turabashimiye. Niba iri somo wumva urikunze, ngaho kanda subscribe, ukore like, comment, ubundi tuzasubire ubutaha. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza, Imana ibahe umugisha, mu izina rya Yesu Kristo, amen.